Yes, mugahindutse umuntu. Ko ndi mwirimbi. Yeah? Hano ni hendi. Hano ni he uri? Uri mwirimbi. Nahageze gute? Nisinge ndabizi. Nahageze gute? Mbwira ukuntu hano njye nahageze. Mvanye twumvika. Oya. Mbwira ukuntu nahageze. Mvanye. Oya. Wapi? Kamera reba neza uri kumubona? Anje ndi umunyamakuru. Uri kubona ko kanze nkwereke. Uri kubona ko turi mwirimbi sibyo? Dore nguyu wa mukobwa, dore nguyu wagutwariye umugabo sibyo? Kubera ko nawe urabizi ko warantumye kwa muganga nyine kugira ngo nkurebere waba waragutwaye umugabo hano mwirimbi. Hano ni Kibungo, gusa ibintu byabereye Kibungo byo nakasa mutwe. Ndaza kubwira kameramani mukanya zikuza kwerekana kumva. Nje navuye no mu diaspora andangira hano hano, nago nizanye nazanye no mu diaspora. Gusa yambwiye ngo ndaguha amafaranga ya essence, ugende ungere yuko ko undebere koko nibi by'umuganga yambwiye ari by'ukuri. Nanjye naje ngera aho bita muri Kibungo, ubwo ni muri Ngoma, banyereka ahantu hafi hari ahantu washyingura abantu, ubwo ni kwirimbi. Ariko ikintu nsanze kwirimbi, nge ikintu nahabonye, naje ngeze kwirimbi, ikintu nahabonye inyamaswa. Namwe muraza kuyibonera mu muhire inyamaswa ni bwoko ki. Turaza no kubwira kameramani aze kureba, aze kwegeza imva neza rebe. Naje gusanga hariho inzoka. Rebe nje bambwiye ngo ndaza gusanga yo umuntu, ariko nsanze yo hari inzoka. Ubwo rero ntago nzi uburyo iyo nzoka yaba yahageze n'uburyo yahageze. Ndaza kuvugana n'umuntu wantumye kugira ngo aze kuza kumbwira byifashe gute, cyangwa se abashe kuvugana n'umuntu wabashe guteza iyo nzoka kugira ngo ize kuhava. Niba ari inzoka, niba ari umuntu, nge bambwiye ko ndaza kubona umuntu, ariko ndi kuhasanga inzoka. Ni G1 wanyu, ndagira ngo ukore like, share ndetse na comment. Kindi ntibagirwe subscribe kuri kameramani wanyu aho tujyana habatandukanye. Nyabona nidupfa natwe muzatwibuke nk'abandi bose, kuko tuba twitanze kugira ngo tubamenyere amakuru kugiye, cyangwa se tubagerere kure. Niba muhungu wanyu, reka tuze gukurikira, reka nzi mpamagare umuntu nanjye wampamagaye ndebe uko bimeze kugira ngo abashe kundangira neza. Uko ndahageze nge nsanze hanyuma imva zitandukanye, ariko igitangaje nuko musanze inzoka. Nge nago nayegera kubera yuko nge nitinyira inzoka. Gusa nge ibintu namaze kubona hano, reka akatishe gatoya, reka meje ase kuko ukata mumva koko. Yes we nagasana kamerama, uri kwibona mwana? Nago ndi buyegere iseye, nago ndi buyegere tu, ahubwo kamamagare muganga. Ibintu ntabwo bizorandagaza. Nimwumva imva imwe ebyiri Yesu nyagasani, abana banatinyuka pe. Muganga se baramfatara. Yesu we, Yesu mara nyagasani mbega ikintu. Alo? Nese muga ibintu biki koko? Njewe nakubwiye ngo unyereke ikimenyetso mbone gukire kuri mu diaspora. Nese ubu ndamwereka inzoka muga? Nese muga ndamwereka inzoka nyine. Umuntu yambwiye ngo gende mushakire umuganga wize, akumunga nawe uri umugabo. Inzoka koko? Ndagezeho muga. Ndikumva muga, ndikumva, ariko nyine nese ndamubwira inzoka. Ubutaka. Mutero ubugira gatatu. Nyagasani. Nese muga ninsimbukira se. Nese aratahinduka muzima se basi? Yesu nyagasani. Ubutaka inshuro gatatu. Koko nyagasani muka kiri kunyeganyega. Yesu we, yego ko nyagasani. Yes, mugahindutse umuntu. Ko ndi mwirimbi. Hano ni hendi. Hano ni he uri? Uri mwirimbi. Nahageze gute?
nise ndabizi nahageze gute mbwira ukuntu hano hantu njye nahageze mvunye twumvikana oya mbwira ukuntu nahageze mvunye oya wapi mvunye twumvikana ese ese uri kumfata gutyo none nageze hano mwirimbi gute nyine kubaza wageze hano mwirimbi gute nanjye nibyo ndi kukubaza nyine hari wakugishijemo hano mumbwire ese ndamuzi bakinoroka nkubaze uyu muntu mugabo uramuzi yego ndamuzi mupfana iki umugabo wanjye ni umugabo wanjye ni umugabo wawe kuva ryarese ni umugabo wanjye muziranye hese tuziranye kandi ari umugabo wanjye muziranye nyine gute imvira we none se umugabo n'umugabo babaziranye gute nyine mwahuriye hehe twahuriye he twahuriye muri Mateus mwagiye gushopinga cyane ubu ngubu hari umuntu atanze ikirego rero nawe wakugishije hano njye rero kanze muhamagare video call sibyo arebe kamera twe dutange tuvuye mu bimbo gatoya sibyo duhagarare na hano sibyo ra oya ngereka muhamagare video call sibyo uvuge impamvu bageze hano n'uburyo wabonyemo uwo mugabo sibyo ese umugabo umara igihe kingana iki tumaranye imyaka 3 yose imyaka 3 yose mukundana cyangwa se mubana yego ano muraho neza njye ndi umunyamakuru kamera reba neza uri kumubona njye ndi umunyamakuru uri kubona ko kanze nkwereke uri kubona ko turi mwirimbi sibyo dore nguyu wa mukobwa dore nguyu wagutwariye umugabo sibyo kubera ko nawe urabizi ko warantumye kwa muganga nyine kugira ngo nkurebere waba waragutwaye umugabo nyine story ni ndende harya ngo umugabo mwabanye gute wadusubiramo tukumva ukuntu story byagenze yego wabaga muri Canada yego umugabo nyine twabanaga yaje mu rugo nyine agiye mu Rwanda yaje mu Rwanda avuye muri Canada yego aza kumbwira ko agiye mu kazi nyine gukorera mu Rwanda ndamwumva nyine ndavuga ati biragiye mu kazi urabizi iyo umugabo agiye mu kazi baramutegereza akavuga ati yagiye guhiga wenda azagaruka yego none naje kumenya yuko nshatse gusubira mu Rwanda niyo mpamvu noneho wantumye ku muganga kugira ngo akurebere uwaba waragutwaye umugabo yego umudebere nyine umuntu wari wari umugabo wanjye nshaka kumenya nyine ikibazo cyaba cyatumye umugabo wanjye nyine amutwara kandi mutegereje nzi nk'uwagiye mu kazi okay ahangaha turi kumwe n'uwari gutwara umugabo reka muvugane dore nguyu video call rega niko madam niko kararuganye musajya mubura kwita ku bagabo banyu mwanda ya mwari mwebwe babate umva hari icyo yakuburanye ubwo nimba yarakimbonyeho we urasetsa utwa amakuru ufite jewe umbwira iki umva nawe uri indaya wasize umugabo ngo ugiye ngo gushaka ngo ubutunzi urasetsa abana turahari we turahari mwari gutwara abagabo bamuri se abagabo abandi yazamuziritse ku nshimangizo azamuzirike ku nshimangizo njyewe namukuye wese cyangwa yaransanze yego madamu umugabo wanjye niba yashyize mu kazi ukaba wanshatirayo mu Rwanda ukamugumana yaragiye kuduhigira ubuzima ushaka kugira ngo ariko muganga nabwire ukuntu ibyo bintu bimeze ariko wallahi ko watinze se nyine uri kubona njyewe ndi hano muganga niwe wantumye hano muganga ntago twazanye njye ndi umunyamakuru nyine nkuko wari wantumye ako muganga twavuganye kuri telefone byose nyine yabikoze uyu muntu naza kukohereza video kuko video nakeka cameraman wanjye yayifashe neza naza kukohereza video n'ukuntu byagenze ukuntu nge naje mageze masanga inzoka ntago nari nzi ko ndahasanga inzoka yana ngira ngo ni ikintu nyine cyahageze na inzoka nyine zisanzwe nyine zo mwirimbi cyangwa se zahandi hano ariko nyuma nje kuvugisha muganga arambwira ngo nze gufata ngo ubutaka
mbukubite kuri icyo gituro, nyuma yaho nibwo havuyemo umuntu. Niba yavuye mu gituro, niba yavuye hejuru, niba yavuye mu nzoka, nge ntago mbiza, ariko nje ndabishyira ku karubanda, abanyarwanda bose babibone. Ariko mbihanize abantu batuma abantu ngo ntumye umunyamakuru mujye mwihamagarira muganga. Ndaza gushyiraho nimero za Kagore n'akarozi. N'akarozi ahubwo nayo ndaje muhagurukire we. Arebe ko karashika zigomba guhangana. Nta nubwo yandyamana kugira ngo ubyumve. Goko umva kereka yaba waruje none nkakwereka. Umva nyine. Muganga yakweretse igihamya. Ubwo nyine yarambwiye yuko hari amafaranga hari amafaranga nyine yandi ngo wamusigayemo kuko aramuhaye yandi ya mbere nyine yo kugira ngo akwereke umuntu wa nyawe. Uri kumva? Ubwo nyine ari amafaranga ngo wamusigayemo ngo $3 ngo uraza kuza kubimwoherereza kugira ngo nyine ngo ngera kugarura umugabo wawe. Sibyo? Ubwo niba aza kuyacisha kuri nimero yanjye cyangwa naza kuguha nimero ya muganga uze kuza kuyamwoherezaho. Hari ikibazo? Nta kibazo, nambara amafaranga ndayama kubona umugabo wanjye agarutse. Nawe ubona kubera ko afite umupuru urenze wawe. Ufite iki? Umupuru urenze wawe. Umbwiye? Naga yandusha. Oya nta kibazo, amafaranga nibaza kuyamuha. Ubwo nyine wowe nta kibazo, ndaza kuguha nimero ye. Ubwo ngiye kansigana ndigana n'umukobwa, ariko nyine ngira ngo yenda ibintu byose wabibonye, bano mudutuma abandi ba diaspora, ngiye ndaza gushyiraho nimero ya muganga, muze kumwihamagara cameraman, turaza kuza kuyishyiraho, baze kuza kwihamagarira muganga. Reka nkureke ubwo amafaranga ndaza kubona uyamaye. Hari ikibazo? Nta kibazo, mwakoze. Urakoze cyane. Niko wabonye umugabo, wabonye kiryoshye? Bawita umupuri bro. Umupuri sirahozi. Wapinye ntabwo. Uyu ni nani? Nyagasani. None niyo mpamvu twamugabo w'abandi. Kankubwiye sibyo? Nkugiye inama rero. Ahantu bati Kibungo niho wageze. Asubuna imbere kujyana wari uri he? Cyenda nibereye mu rugo. None wageze hano gute? Nahisanze ahubwo inda y'umugore tugiye guhangana byanyabyo. Oya se kandi. Ubwo muzongera mu magare ngo byagenze gutya na gutya. Ariko wagiye ureka. None se ubu wowe ari nkaho ubyutse ukisanga mu irimbi. Waryamye neza. Umugabo nta kiziriko namushyizemo. Ni meze nk'ukurara nayiko. Nese zubibona? Umugabo nta kiziriko namusizemo. Yarizanye ndamwakira. Sibyo? Yewe sinarinze ngafite undi mugore. None uharambaza iki? Oya ariko umugore we aragaragaye. Nyabona kankugira inama sibyo? Kankugiye sinzi niba nduta cyangwa se nkuruta. Ariko ibintu mboneye hano. Uziko wavuye mu nzoka. Nako sinzi navuye mu mva cyangwa wavuye mu nzoka. Kuko nge naje mboneye inzoka. Abanyarwanda bose bayibonye, sibyo? Bayibonye ku karuga. None ugiye guhangana n'umuntu waguye inzoka. Umva. Aho yagiye se njye n'amaguru ngerayo kugerayo. Karaba. Kamerama. None bagiye guhangana. Byanyabyo byeruye, biri official. None umugabo wamuretse koko. Oya. Tugomba guhangana nkuko yabishatse. Nkamwereka ko ndi karashika imurenzeho. Nge rero Abanyarwandakazi nimero ya muganga ndayishyira ku kiganiro uzamwihamagarire. Ibintu byo kuza wena n'ukeneye itangazamakuru nayo ndo gufata ikiganiro kugira nayo nibone reviews. Ego nibone reviews, ariko ibintu byanyu byo kunzana mu marimbi ngo inzoka ngo umuntu irebye ibintu wapi sibyo mu bigabanya.